yakubona mbona neza neza izi mitwe zose zibaye ibihangara mbona amaguru tubaye nk'imiserebanya ndakora mbona uriya mudamu uri hariya amapasiteri abaye igice nyemerera ngo honge rero murasaba gucuruza umusare kandi nzi kugasha yego mukomere amahoro yego Yesu ashimwe yego Yesu nashimwe komera cyane rwose manishimwe cyane yego amena mukomere haleluya amen haleluya amen dutangira natwe amateraniro yacu yo muri iki gitondo katubwira umusaza wacu ahaguruke aduterere haleluya inde musaza wacu muzehe saraye mwana wawe haleluya amen haleluya amen haba ni nkuna itari nikubise rigo tende cyo nikubise ku muntu haleluya amen nangwa haleluya amen ndabashimye kuba mwitabiriye amateraniro y'uyu munsi ariko reka twakire pasiteri wacu atwakirira abashyitsi ni pasiteri abantu warahifashe uzi yabwiye pasiteri twagiye dusenge tumushimiye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu abasigo bakwimo bakuzina dusore mu myanya yacu kumubwiye ngo anyihere akaba ari kunyi reka dusome mu izina rya Yesu araguha iki kubiyazanye uziko ibyo bintu Imana ibyanga mu rusengero mwese nimba ibyangaga mu rusengero wakaba yaje abiza ariko rero namwe muraturenganya mwese byaba ari ibyawe nk'ubu icyambere itorero ryacu tuzi ko kwambara amapantaro wenda bitemewe ikindi tuzi ko kunywa inzoga bitemewe hari ubwo tubikoraga cyangwa tuzana inzoga hano nibyo bari kubimbuza ko yabizanye nambere mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu kahoda mu izina rya Yesu reka dusome ijambo ry'Imana manza amajambo reka dusome ijambo ry'Imana haleluya mugaruke mugaruke ibintu byaro abantu bari gusinzira mukanguke reka turirimbe uyu muririmbyi wa 16 kugira ngo dukomeze gahunda ariko imitima yanyu mugarukire witeka turaririmba ibitero bibiri aba Yesu bishimira na kwizina ryiza ibamara Amina, haleluya. Wicare. Amen. Haleluya. Haleluya. Twese tuvuga ngo amen. Haleluya. Ariko yisojeje vuba.
amasaha urabona ari kugenda kandi dufite ibintu byinshi byo gukora. Haleluya. Reka duhereze n'umukozi w'Imana nawe dusuhuze mu izina rya Yesu aguruke dusuhuze. Haleluya. Amen. Reka duhereze uriya protokoli rara ku muryango nawe dusuhuze. Haleluya. Amen. Yitwa Kingi. Inde. Yitwa Kingi. Kingi protokoli. Reka duhereze umukozi w'Imana nawe. Amen. Umukozi w'Imana uri inyuma y'umusaza wije wa mukobwa nahaguruka tere haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka twakire n'umuyobozi wacu watwakiriye nawe. Haleluya. Haleluya abakozi b'Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Urukundo mwari nyemerera ngo honge. Rero muraza gutuza umusare kandi nzi kugasha burya ni n'umuhigi nzi kurasa iyo amazi ari menshi nkubita umuvu umusaza bidahanda amen. reka dutuze mureke dutuze mureke dutuze ariko rero fasite gatoya Ntabwo nguciye mu ijambo musangiza w'amagambo. oya ariko fashe umva rwose nagiye kubona mbona iyerekwa twese uko turi aha ngaha yakubona mbona neza izi mitwe zose zibaye ibihangara mbona amaguru tubaye nk'imiserebanya ndakora mbona uriya mudamu uri hariya amapasiteri abaye igikeri n'izina mazimanisi none bigenze bite ati dore mpita mbona wowe ubaye nk'umukengani n'izina rya Yesu nasenga ko mvuye kwinywera icupa badasinziye nta kintu nigeze nsobanukirwa rero harimo abantu batuberagayo uyu mukobwa uje ikambere utubwire udusobanuze izo nzozi zimeze zite neza wari umukengani original amaso agaturumbuye n'izina rya Yesu ariko nibisanzwe n'ubundi amaso ni nkagaho reka twakira abashyitsi ibyo reka turaza kurisengera mu kanya ariko nagiye kubona mbona ijambo rije murarisanga ku gifuniko waretse nkaza kuguha umwanya mu kanya maje kwakira abashyitsi hari ikibazo aha navugaga ibyo narose databuja nibyo ndaza kuguha umwanya maje kwakira abashyitsi yego umusaza bijobija yarakoze tugezeho ibyo Imana yamuhaye kandi koko nibyo birakwiriye tugomba kugira abantu babamenya babamenya n'abahanuzi Yesu ashimwe cyane Amen. Haleluya. Amen. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Ukize cyane tuvuge ngo amen. 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 Katwakire mama pasiteri nawe abasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Yicara Imana mu mugisha. Amen. Nitwa Pasiteri Kalisa. Nitwa Pasiteri Kalisa. Burasa hari izina ntirirahinduka nkurikije rirayere inzoka Kalisa. Turaza gusenga Imana ibintu biduhishurire bikomeye cyane. Tumushimiye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Kutumwa mutaka yije. Mu izina rya Yesu. Kutumande kwisina. Ariko mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ariko ndaza michenga. Sema. Abasigo bakwimo bako. Mariye. Reka nkubwire none dusore mu myanya yacu kumubwiye ngo anyihere akaba ari kunyi reka dusome mu izina rya Yesu. araguha iki
kubiyazanye ko muze iki muze uzi ko ibyo bintu Imana ibyanga mu rusengero mbese nimba ibyangaga mu rusengero wakaba yaje abiza harikorera namwe murare turenganya mbese byaba ari ibyawe nk'ubu icyambere itorero ryacu tuzi ko kwambara amapantaro wenda bitemewe ikindi tuzi ko kunywa inzoga bitemewe hari ubwo tubikoraga cyangwa tuzana inzoga hano nibyo bari kubimbuza ko yabizanye nampere oya mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ngaho da mu izina rya Yesu reka dusome ijambo ry'Imana manza yakajambo reka dusome ijambo ry'Imana turangira haleluya danda mugaruke mavuga ibintu byarewe bizima ariko se muzereka nkubaza umbaze iki ubundi wowe ibyo bintu mubajije hano ntabwo uzi ko Imana mu rusengero ibyanga none nimba ibyanga ko bagatabishiza mu rugo akabizana cyone yazanye ibiki yazanye ibiki si none bari kubimbuza ibiki muze mu izina rya Yesu ariko reka mbabaza nese yamuko iki ni icyacu reka tumwiteho ni amaturo asanzwe wazanye mu izina rya Yesu ni iki izina rya Yesu ariko namwe muje mura mu izina rya Yesu genda mu ngabane mu izina rya Yesu genda asaga amafaranga niyo tuza tugabane si ibyo sinende kuko ariko urukurira he ndatwara menshi ese ahubwo ugakuye hesha reka ndaguze igihumbi menshi shira hasi urangenera se ndetse nkwere wawe urukurundayo gatatu ndukampa rimwe noneho chunga se nyine muze yiga bara sha weho bara baramya ndi kubara ako kanje gashiraho